somera inkuru Mwitenda Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri nguni buri nguni webeshyira mugenzi we umweka buri kandi umuntu buri nguni kumuhisha koko uyu ni umusitari bibwirwa umuhisha rero kumuhisha n'ubundi naho bitari inkuru zagiye mwaza musobanurire uyu niwe buri kantu mugeza kitwa buri nguni niba umweka buri kantu undi buri nguni nyine ntacyo baratandukanye ntabwo nari mbizi ariko mwamuhisha uko buri kantu na buri nguni ari neza ko ari ikibazo banamuhisha batamuhisha umwana yazize iki ngo nasomye inkuru y'igihe nkumva icyabaye nka kibura cyabaye ngiye nyigusobanurira kitari mu nkuru wavuganye n'umuvugizi wari bumufunze akubwira ibinyuranye n'ibyo yabwiye igihe uyu mwana yaguye mu maso oya mucyo ushaka kuvuga ibiri mu nkuru wari uvuze ngo biri mu nkuru nasomye inkuru y'igihe nanjye nayisomye kandi niba mushaka kumenya ibyo ribu yavuze ubundi usoma igihe neza nanjye niyo naringiye kubasomera detaye muzi igihe nari budo niki shishusho ibyo bivuze noneho rero uyu mwana agiye kubona byo ngaho ufite amakuru nayatubwiye tureke kwirirwa dusomye soma inkuru buri kandi yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko uretse gato yakoresha izina rizwi soma koti y'icyabaye hasi umanutse we kugira ngo urumva ngo yakoze icyabaye niki ribi ivuga ko habaye arakekwa gukingirana abakobwa babiri urumva yarangiza agashaka yamutwaye amusange mu cyumba arabyanga urumva amaze kubyanga ahita arasohoka ageze asanga bagenzi babo ati mwebwe n'izina n'amatike nabahaye n'ibiki byose nibyo mwakonsomye muyansubiza rero bagomba kuyasubiza tukajyana kuyishyura amafaranga waguriyemo umuntu amafaranga asubizwa none se arabahamagaye ngo aze abakoresha ibyo yashaka kubakoresha uretse gato tugende hano huye nuko babyanze ajya kubakoresha ibindi uretse gato baje hano bamubwira ngo abafashe ku bijyanye no kugira ngo bakora video zabo zikajya ku mbuga nkoranyambaga bahageze icyo kuvuga ngo yaramuhamagaye ngo ajye mu cyumba ntabwo mufite video yerekana mukuru ntabwo ibyo bintu byose ariko bigaragazwa na video twebwe twakivugiye ibyanditse ibyo niyo mpamvu ndimo mvuga ngo arimo arakekwa niyo mpamvu ndimo kujya mwebwe niba mwafashe icyemezo cy'uko aho ariko gereka ngaruke ku ruhande rwa victime niba we yaraje abakobwa akababwira ati mumpe amafaranga yanjye nabategeyemo moto n'ibyo kurya hanyuma ubundi arabahahira arababyara ko abakobwa b'ubu namwe mwananiranye arabategera ariko si byo byabazanye reka ngarukira abakobwa ntabwo byo byabazanye niba bateze bakubwiye ko umuyobozi uyu munsi w'ikiganiro ntabwo yemewe kuboka oya ntabwo uceceka nzanira agapfukamunwa nta ruhande rugomba kujya mushakira ya ngufuri ya do oya ariko ibi bintu mureke mbyivange reka ni n'uru ruhande turugeho aba bakobwa bo baje bakishyurirwa itike bakarya bo kukibarya batahashye bari baje gufashwa uretse gato bagatega batishyuye babishyuza ibyo bakonsomye bati oya hanyuma ikigarutse uretse gato mu nkuru iganirwa hano ikosa ryabaye yafunze ngo murava hano munyishyuye ngo barayamuhaye ahubwo ngo makeya nyine ntabwo arashyika ikosa yakoze akwiye no gukosorerwa nemera ko kumujyana imageragere bino bintu ari ukutwuzuriza gereza ni ukumubwira ko gufungirana abantu atabyemerewe urumva nawe akemerera ubushinjacyaha bya bindi bajya bakora bakamurekura akajya aburana adafunze yakoze urugomo nk'umujeni arafunga aravuga turayana ariko uzi ko kiriya cyaha gihanishwa imyaka 5 kuki ugipfobya uretse hano cyo gufunga umuntu mu buryo butemewe kiraza gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko utabyemerewe uyu nguyu ashobora kuba atarazi ko bibujijwe ariko none se itegeko inde general ubize none se ko ari general n'uri general yarabizi waza amategeko nawe yaragikoze hanzwe yashaka kuba atanazi ko iryo tegeko riba akabavuga ati ariko amategeko ibyo ntabwo wavuga ngo abaze itegeko ntabwo wabyitwaza ego yashanga niho bigira intambara muri make niba muhane igihano nyine babona kimukwiriye sibyo abo bakobwa nabo batega batafite amafaranga yo gutega mucike kuri izo ngeso hanyuma n'abajeni bandi mudukurikiye bumenye ko umuntu niba umutegeye jya umenya utinda hombi none se niba namuhana inka na kihene yiwe amafaranga yiwe bariye yo arayagaruza ati bamuhana ariko arayasubira
we amafaranga baganire niba harimo kuguriza ariko se cyangwa ari inkwere ikibazo nuko batigeze banashira mu mara ngo Nubwo batubwire cyaba ari igiciro ariko turebe inkoko ihagaze 15 bara amakese cyangwa amavide yarahari barabimenya reka mbabwira agakuru ariko aka gakuru no barayica bene ko oya oya ndavuga bivuga igishake cye aba feministe baramara mu mwuka ni mubone ejo ese baracyababa kuba batakivuga harimo nabo mwicaranye ariko ni mubone oya twarapfuye sha feminist feministe inde bagabo ubundi waba utagira ingabo n'ibintu byose wabiba ni foshi umva ukuntu ngo byagenze oya ni umufeministe kuvuga ngo umukobwa ngo ajya ajyana n'umusore barasohokanye hari inkoko hanyoye ibigezweho munywa baramwakiriye mbese byagenze bityo baravuga ati rero dutahane iwanjye dore urahaze nanjye mfashe guhaga natari kutabeshye ubu aka kanya twamenyanye uyu munsi tubere ko tujya no kugira ndatide none siriya nk'uko wariyeyo mwari musanzwe muzi mwarakuranye ko uyu utambwiye uti sinyizi ko wayiriye rero bana banjye barumuna banjye mwabakobwa mwe nimujya murya inkoko mutaziranye mujye mumenya ko nabo mutaziranye muzajya mubishyura ariko abajene n'abandi ntimukajya murakara umujinya wo gukora ibyaha birafungisha ariko uyu mwana mutoya barebe niba nta yindi mico mibi asanganywe akaba nta n'uwo yakubise akaba wenda nta kindi usibye wenda urugomo rushobora kubyara icyaha agafunga gusa agasohoka agahagara hanze ati noneho ukikubwira ko atari n'umunyabyaha ntiyabatse na telefoni kuko barahamagaye polisi naje kubacingura ubundi yararakaye cyangwa arakubagana arafunga ubundi yaba ari umuzi gufunga neza yarabakuyeho amatelefone ibintu byose bakaba batabasha kubona uko batanga amakuru ako kantu nako muze kureba umwana rwose ntimumuzimye ngo ngo namube hafi ntimumuziye kandi bumva afungiwe kuri sitasiyo ya Kinyinya kugira ngo kuba bamufashe byo akwiye kumenya ko yakoze amakosa akajya no kuyasobanura harenze hamwe ariko rwose niyo buri kantu iyo hari aragasobanura gukorwa dosiye ngo iyo hari gukorwa dosiye ngo ushyikirizwe ubushinjacyaha urumva ari iki kiba gikurikira iyo niyo mvugo y'umugenzacyaha iteka ari we Thierry wavuze aha nka bya n'icyo kibazo ariko twadusanzwe tukizi nibareba uburyo bamuha igihano kingana n'amafuti yakoze kuko no kuba atabakuyeho ibyangombwa ngo abaka amatelefone ngo abasige wenda nagiye n'abarwana nabo banakomeretse bigaragara ko yakoze urugomo rwa kijeni kandi uyu mwana nuko namwita umwana abantu bo muri iyi minsi bakaza bati ntumuruta uyu mwana ejo bundi yaje ari uruhinja twese arangije yiyogosha ntuzi ubwanwa kwa bundi babyita bati bya n'ibya kase favori oya sunasa oya hari ukuntu bakata 040 aratubyimba na bumusore ariko ubundi n'umwana yakoze urugomo niba ntawe yakomerekeje akaba ntawe yafashe ku ngufu ashaka kumusambanya niba yamubwiye ngo aze mu cyumba akanga agasohoka akamukingira akamurekera telefone oya mucyo bagezemo ahubwo yanga nyine kurugira kwa niba yanze rero ntamuzirike ntabwo uyu mwana mu nkuru ko naho birari ntamukingirane mu cyumba ngo agundagure ariko imanza tumaze ibisi tubona yakubaganye uhereye kwa gafaranga ugaca muri ugaca hahandi abakobwa biyereka muri Miss Rwanda ukaza ukagera kwa buri kuri uyu nguyu niwe buri kantu nguyu okay kimwe muri ibyo imanza tumaze ibisi tubona zatuma ibyo tuvuga tubirekera abazica nta kidashoboka hanyuma rero ibintu biri kuba sinzi ibyo ari byo muri ino minsi washobewe n'iki Rusizi ngo umusore yasanzwe yimanikishije igitenge cya nyina byo ni ibyago iki ibyago abantu barimo bararakara umujinya wasimusiga hari n'andi nabonye ngo niba ari Nyagatare basanze ngo umukobwa yapfuye urupfu rutazwi ntabwo bisobanura ko umuntu wapfuye muganga ataravuga uko byagenze aba yiyishe ashobora no kuba ari mu gitenge amanitswemo byose birashoboka n'impamvu cyangwa yimanitse aribyo twavuze kuwa gatanu udahari marisha bimwe twavugaga banakirwa bahamagara ngo saa munani ngo hari inama uzi ko umuntu ubwira ngo ajya mu nama ushobora gusanga amaze n'iminsi yapfiriye mu nzu bimwe twavuga birakenewe ese washanga buri nzu bajye bakomanga barebemo oya habeho urwego ariko hari mudugudu wajya kuvuza induru ngo ariko batabara rero azaba nkamukesha abatware kugendera muzehe Imana imwe kuruhuka waduteye urwenya ngo bari bamenyereye ko nijoro abakora repetisiyo ya publicité abajura bamuteye ngo yemwe baraduteye barafata ariko rero ejo publicité azakora izabikaze kandi ari abajura kandi bamwinjiriye rero nawe uwo mudugudu ngo niko byamugendekeye kandi ibi bintu byo kwiyambura ubuzima ntabwo biri mu Rwanda gusa isi yose Kenya birahari Tanzania biragwiriye ibintu byinshi
ariko mu mutwe ngo ni ikibazo dufite ibintu byinshi indwara zo mu mutwe zamaze kuba ikibazo pe sinzi ukuntu inzego zigomba kubireba ariko ibyo byose biraza bisatira indwara zo mu mutwe kandi ntawe ujya ubimenya ngo byazava ngo nta muntu ujya umenya ko yasaze barabimubwira ariko kandi niyo babimubwiye nta nubwo anabyemera hari ikoranabuhanga ngo rigiye kuza ngo rigiye gufasha buno kino kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ngo ryitwa iruhuka, ikoranabuhanga ryitezweho guhindura uko abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bakurikiranwa. bazaritera mu muntu. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bwerekanye ko umubare w'abanyarwanda bafite uburwayi bwo mu mutwe uri hejuru, aho ngo nk'indwara y'agahinda gakabije depression yari ifitwe n'abanyarwanda bangana na 12%. Iyi mibare yerekana ko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bangana na 30% bafite uburwayi bw'agahinda gakabije. Mu minsi ishize ubuyobozi bw'ibitaro bya Karayesi Ndera bwatangaje ko imibare y'abarwayi babigana yiyongereyeho 26%. Hakaba rero ngo hari uburyo hari kubakwa iyi porogaramu yitwa iruhuka, ngo byatangiye mu myaka 3 ishize, hakaba hashize imyaka 2 iri tsinda ry'abaganga rikomeje kuyongerera ubushobozi. Iyi porogaramu yubatse mu ndimi z'icyongereza n'ikinyarwanda. Shabyihore ntago umuntu ajya depression mu cyongereza n'uzi ibyo byihore. Twakwihore nawe ugira ngo oya ndose muri porogaramu aho ngaho. Buretse genda gahoro. None se erega icyo bita digital assessment. Byihore ibyo ngibyo. Ikise ni computer zarwaye ugiye muri digital network akazabuze. Ibintu bi digital uriba muri softwaring. Urumva iminara yabuze buri kimwe cyose. Nacyo cyo kuganira. Ikibazo nana bafite depression. Depression ni koranabuhanga ibyo ngibyo bihuriye. Bazajya bategitinga barebe ufite ubuzima bungana gute. Uburyo nzajya ncaho akamashini kakareba uko ukora. Si byose. Ni byose. Uwagakoze ahubwo ugakoze ujye kumuvura. Uwagakoze urumva iyo haje kese nk'izi ngizi report zirazamutse buri kimwe cyose. Ntabwo nibo gushinja abo ngabo kuko n'abashakashatsi ntabwo nakoze ubuvuguruzo bwabo, ariko n'abaopportuniste barusahura mu nduru binjira muri iyo programme bakavuga bati ababishinzwe RBC isohoye raporo zibaza abantu bafite umutwe, abandi bagahita basimbukira muri programme ishobora kugura miliyari 10 z'amafaranga kandi amamiliyari yakubatse ibigo centre de sociale muri buri ntara. Sibyo ubundi usibye kumenya gusa ko usibye kumenya ko ari programme cyo bitugara gushyira hano abantu bitabwaho. Aho iyi programme nimara kuzura bazayibangukane mbere hano ku gicupa cya Fanta hanga cyo kwirombe kwa rubangura munsi yacyo. Aho ikigo bitaga centre de sociale cyafasha irenga centre de santé afite ibibazo nk'ibyo byose. Kiriya kigo zano kimukiye sibyo niba byariyongereye sinamenya, ariko umurongo hasanga gacamaze igihe kingana gute bacamaze igihe kingana gute. Jewe mbabajwe no kubamenyesha yuko amasaha yo kwamamaza arenze iminota 5 hagati yakiyoboraga. Mureke rero ibyo ngibyo niba hashyirwaho ingamba mugire vuba twigire ntabwo haze ibibazo biri sosiyo. Ikaze muri smart home yahoze yitwa Danube Home, aho kuba serivisi n'ibikoresho software za nakume muri software zo mu mutwe. Ikaze muri smart home yahoze yitwa Danube Home, aho kuba serivisi n'ibikoresho byiza ariyo ntego. Tubafitiye intebe, ibitanda, ibikoresho byo mu bustani, ibyombo, imitako n'ibindi byinshi. Mu rwego rwo kubashimira urugendo twafatanyije kuva muri 2019, tubafitiye igabanyirizwa kuva kuri 25% kugeza kuri 50%. Wadusangaho dukorera mu nyubako ya KBC iherereye Kimihurura, cyangwa se ugahamagara kuri 0782 90 50 90. Mujyekani muri Raguruwari Trading Company Limited tubafitiye ibikoresho by'ubwubatsi bigufasha mu gusoza inyubako yawe. Finissage ibikoresho birimo amakaro yabugenewe kuri buri hantu, haba yo mu gikoni, ayo muri salo, ayo hanze ndetse n'ayomekwa ku ngazi. Amarobine yabugenewe ndetse na za toilette za kijyambere, rangete mu mabara yose. Banagufitiye gypsum board zikoreshwa muri plafond zigezweho, ndetse na gypsum plaster powder ifasha mu gutuma plafo yawe itavunguka ndetse ikaguma ari urwererane. Hari produit yitwa Ska irinda humidité, hari za MDF zigufasha gukora utubati ndetse n'ameza bitandukanye bituma iwawe haba ikitabashwa. Ragura Trading Company Limited wadusanga ku Gisozi mu nyubako ituranye n'Umukindo Plaza, hari n'ishami ryacu riherereye i Remera.